Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko udahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkutanyi bisanzwe uyu munsi ngaruza bazana examen cyakozwe aho tugiye kurera hamwe ibibazo byari byatanzwe bisanzwe rero buri wese nafate agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nakwandika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota ugiye muri ikizamini cyakozwe. Wifuza ko twagufasha, wifuza ko za permis ndetse n'iza provisoire ibona kinene no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 0788 021 4 cyangwa se uduhamagare kuri 0722 kuri wowe ushaka kwihugura nk'uko ikizami cyo kimeze kuri polisi, nyarukira kuri Google wandikemo wa3ibyapa.com ufungure konte wihugure ku minota 20. System y'ikosora iguhereza ibisubizo ubyige. Yewe kuri ukunda gusoma harimo igazeti, amashusho y'umuhanda, ibyapa, ingero z'uburebure, imirongo y'umuhanda, amatara n'ibindi bintu byagufasha kugera ku ntsinzi. Wabisanga ku rubuga rw'ibyapa.com, wabisanga mu Gifaransa, mu Cyongereza cyangwa se Ikinyarwanda. Reba hasi muri comment, ni comment ya mbere ukande kuri iyo link irakohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwigurira mu gihe gito, aho ushobora kugenda ugafata abonnement y'umunsi umwe, icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe, ukiga ukajya mu kizami nta kibazo na kimwe ufite. Ni naho mbonera no kubagira inama mbere yuko waka code y'ikizamini utarihugura ku minota 20. Nyaboneka menya yuko urimo urakorera ubusa. Banza wihugure ku minota 20, umenye uko ugomba gukoresha iminota yawe neza, umenye ibizami byagiye bikorwa umunsi ku munsi. Nujyaho bizagufasha, biguha umwanzuro mwiza ugufata code cyangwa se ugutegereza ukabanza ukiga. Nawe nyarukiraho wihugure, aho ugira ikibazo unyandikire kuri WhatsApp ngufashe cyangwa se unamamagare kuri telefone ngufashe. Ni kari umuryango w'abatsinda. Hano ikibazo cya mbere kiravuga ngo ese ijambo igare bivuga iki? Ese ijambo igare bivuga iki? A. Bivuga rumoruke. B. Bivuga ikinyamitende gihagararira ku biziga bibiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona n'ibisubizo ari ikihe? Ese ni A. Bivuga rumoruke. B. Bivuga ikinyamitende gihagararira ku biziga bibiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'ibisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo ijambo igare bivuga cyangwa se bisobanura ikinyamitende gihagararira ku biziga bibiri. Igisubizo ni B. Bivuga cyangwa bisobanura ikinyamitende gihagararira ku biziga bibiri. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Kabiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo iki cyapa kikubwira iki? Ni uruziga, ubuso n'ubururu, ibirango mu mweru cyangwa se ibirango ni umweru hagacamo umurongo hagati utukura. Ese iyo iki cyapa kikubwira iki? A. Ni iherezo ryo kubuzwa kurenza umuvuduko werekanywe. B. Ntihanyurwa cyangwa se ntiwemerewe kurenza kilometero 30 mu isaha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni iherezo ryo kubuzwa kurenza umuvuduko werekanywe. B. Ntiwemerewe kurenza kilometero 30 mu isaha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo ukibona iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga icyo kikubwira kirakubwira yuko imbere aho uri kwerekeza cyangwa se utemerewe cyangwa ari iherezo ryo kubuzwa kurenza umuvuduko uba werekanywe mu cyapa baguhaye. Ashobora kuba mu kilometero 30, ashobora kuba mu kilometero 40, ashobora kuba mu kilometero 60 cyangwa 50 bitewe n'izo berekanye. Ni iherezo ryo kubuzwa kurenza umuvuduko uba werekanywe. Twikomereze na gatatu. Gatiravuga ngo ni ryari abayobozi b'amagare na velomoteri bashobora gukurikiza amategeko agenga abanyamaguru. Ese ni gihe ki umuyobozi w'igare, velomoteri bashobora gukurikiza amategeko agenga abanyamaguru? Ese ni gihe ki? Ni gihe byagenze gute? A. Ni igihe akurikiwe n'inyamaswa. B. Ni igihe batwarira mu nzira y'abanyamaguru. C. Ni igihe abayoboye ibinyabiziga byabo kandi batagishoboye batarimo kubigenderaho. Muri make ni igihe bayoboye ibinyabiziga byabo ariko batarimo kubigenderaho. Muri make barimo barabisunika. D. Nta na rimwe bayubahiriza. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni igihe akurikiwe n'inyamaswa. B. Ni igihe batwarira mu nzira y'abanyamaguru. C. Ni igihe bayoboye ibinyabiziga byabo kandi batarimo kubigenderaho. D. Nta na rimwe bayubahiriza. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo umuyobozi wa velomoteri n'uw'igare
bashobora kubahiriza amategeko agenga umunyamaguru igihe basunika ikinyabiziga cyabo ariko batarimo kukigenderaho. Muri make ni igihe bayoboye ikinyabiziga cyabo mu nzira y'abanyamaguru ariko batarimo barakigenderaho, naho ngaho bafatwa cyangwa se niho baba bari kubahiriza amategeko agenga abanyamaguru. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiravuga ngo uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoruke mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese niba ibinyabiziga bidakurikiza ibyavuzwe haruguru? Uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoruke mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese niba ibinyabiziga bidakurikiza ibyavuzwe haruguru? A. Ni ibinyabiziga bya polisi. B. Ni ibinyabiziga bihinga. C. Ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ibinyabiziga bya polisi. B. Ni ibinyabiziga bihinga. C. Ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. Ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Igisubizo ni C. Ni imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda nizo zidakurikiza ibyavuzwe haruguru. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Mbonera kwibutsa ko ntabwo bikiri ngombwa kwigira mu ishuri. Watwandikira kuri WhatsApp tukagushyira muri groupe y'abana b'abanyeshuri dufasha umunsi ku munsi, aho uzajya ubona ibizamini byagiye bikorwa ugakora n'imyitozo, cyangwa se ugakoresha systeme y'ibyapa.com. Muri comment kandi kuri iyo link irakohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwigura mu gito nakugana intsinzi utavuye aho uherereye, ukigira mu mirimo yawe, ukigira aho uherereye hose, aho waba uri hose, ukaba wakwiga ukagera ku ntego zawe kandi mu gihe gito. Gatanu iravuga ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyekanishwa mu biro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Ese ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyekanishwa mu biro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese bikorwa mu gihe kingana iki? A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni mu minsi 8. Igisubizo ni B. Ni mu minsi 8. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Gatandatu iravuga ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. A. Ni itara ndangamubyimba. B. Ni itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangamburumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe ubona ari ahe matara? Ni itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ni itara ndangamubyimba ndetse n'itara ryerekana icyerekezo ndetse n'itara ndangaburumbarare. Niyo mpamvu dusemo D ivuga ko A na B na C byose ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Ni mu byumweru 2. B. Ni mezi 2. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ibyumweru 2. B. Amezi 2. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. N'amezi 2. Ibyo bikorwa mu gihe kingana n'amezi
abiri. Twikomereze n'ikibazo cya munani, mbonera kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo nzadukosora ikizami uzajye uhita ukibona mbere y'abandi utiriwe ujya gushakisha. Ikibazo cya munani kiravuga ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi bikoresho by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi abikoreye cyangwa se bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, ubwo ni ku igaraje, kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? A. Ni agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B. Ni ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C. Ni icyapa cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D. Nta gisubizo kikurikirimo, twandike ku papuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni agatambaro gatukura kuri gafite santimetero 50 z'uruhande. B. Ni ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C. Ni icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D. Nta gisubizo kikurikirimo, twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. Ni icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Igisubizo ni C. Ni icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. A. Kilometero 50 mu isaha. B. Kilometero 100 mu isaha. C. Kilometero 150 mu isaha. D. Kilometero 200 mu isaha. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A. Kilometero 50 mu isaha nibura mu isaha. B. Kilometero 100 nibura. C. Kilometero 150 nibura. D. Metero 200 nibura. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. No kuvuga ngo hano igisubizo ni D. Ni kilometero 200 ni metero 200 mu isaha. Sorry, ni metero 200 nibura. Igisubizo ni D. Ni metero 200 nibura. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. A. Mu ntera ingana metero 150 kugeza kuri metero 200. B. Metero 100 kugeza kuri metero 150. C. Metero 50 kugeza kuri metero 100. D. Nta gisubizo kikurikirimo, twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A. Metero 150 kugeza kuri metero 200. B. Metero 100 kugeza kuri metero 150. C. Metero 50 kugeza kuri metero 100. D. Nta gisubizo kikurikirimo, twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Metero 150 kugeza kuri metero 200. Igisubizo ni A. Metero 150 kugeza kuri metero 200. Twikomereze n'ikibazo cya 11. Mbonera kwibutsa ko twabazaniye urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi. Nyaboneka aho utarajya kwihugura kuri iriya system warahombye, waracikanye. Nyarukira kuri Google wandikemo wa eshatu akadomo ibyapa akadomo com
ufungure konte, wihugure ku minota 20, system igiye gukosora, iguhereza ibisubizo, iguhereza ibibazo byose ubyige. Kuri wo ukunda gusoma harimo igazeti, amashusho y'umuhanda, ibyapa, ingero z'uburebure n'ibindi bintu byagufasha kugera ku ntsinzi. Wabisangaho mu Gifaransa, mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Reba muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakohereza aho ushobora kwigira, cyangwa se ujye kuri Google wandikemo Nkotanyi Driving School cyangwa se Teacher Nkotanyi. Link ya mbere uhura nayo niyo uri bukandeho irakohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwigurira mu gihe gito. Impamvu mbashishikariza kurukoresha, nababwiye ko ku munsi hakorwa ibizami byinshi, kimwe tukagishyira kuri YouTube, ibindi byose biba byasigaye tukabishyira kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com, kugira ngo ujyeho ubyihugureho, bigufashe gukoresha iminota yawe neza, bigufashe kumenya gusoma byihuse, nawe ugana intsinzi utavunitse. Mbere yuko waka kode y'ikizami, wowe ubwawe banza wisuzume, ese ndi tayari kujya mu kizami. Nukora imyitozo ugera muri 10-15 kuva ati ndabona ibintu ni tayari, aho ngaho jya mu kizami nta kibazo. Nusoma ibitabo birimo ukabona uri ku kigero cyiza, jya mu kizami nta kibazo. 11 iravuga ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibikurikira. Umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibikurikira. A. Inkombe mpimbano z'umuhanda. B. Ahagararwa umwanya muto n'umunini. C. Ahanyurwa cyangwa se ahanyura abayobozi b'amagare. D. Nta gisubizo cy'ukurikirimo. Twandike agapapuro kacu, wowe urabona ndizwe ari ikihe. Ese ni A. Ni inkombe mpimbano z'umuhanda. B. Nahagararwa umwanya muto n'umunini. C. Ahanyurwa n'abayobozi b'amagare. D. Nta gisubizo cy'ukurikirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona ndizwe ari ikihe. Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo, uyu murongo mugari wera ucibwa cyangwa se udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze, ugomba kugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda. Igisubizo ni A. Ni inkombe mpimbano z'umuhanda. Twikomereze n'ikibazo cya 12. 12 biravuga ngo iki cyapa gisobanura iki. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ugeze kuri iki cyapa cyangwa se ubonye icyapa kikubwira iki? Ni mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese ukibona iki cyapa kikubwira iki? A. Ni iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Twandike ku gapapuro kacu, wowe urabona igisubizo ari ikihe. Ese ni A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Twandike ku gapapuro kacu, wowe urabona igisubizo ari ikihe. Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni umuhanda utaringaniye. Ukibona kino cyapa kirakubwira yuko imbere aho uri kwerekeza hari umuhanda utaringaniye. Twikomereze n'ikibazo cya 13. Mbona rakubitsa kugiye ugiye ku kizamini, yaboneka itwaza indangamuntu yawe, witwaze kode yawe, nta kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu. 13 iravuga ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika umuhanda nibura mu ntera ikurikira. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. A. Mu ntera ingana metero 100. B. Mu ntera ingana metero 50. C. Mu ntera ingana metero 40. D. Nta gisubizo cy'ukurikirimo. Twandike ku gapapuro kacu, wowe urabona igisubizo ari ikihe. Ese ni A. Mu ntera ingana metero 100. B. Metero 50. C. Metero 40. D. Nta gisubizo cy'ukurikirimo. Twandike ku gapapuro kacu, wowe urabona igisubizo ari ikihe. Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni C. Mu ntera ingana na metero 40. Igisubizo ni C. Mu ntera ingana na metero 40. Twikomereze na 14. 14 iravuga ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshejwe ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka mbere cyangwa se gutambuka icyo kimenyetso barushaho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshejwe ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushaho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Ese kigaragaza iki cyangwa se gihindura iki? A. Ntacyo gihindura. B. Aho rireba nibo batambuka mbere. C. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu, wowe urabona igisubizo ari ikihe. Ese ni A. Ntacyo gihindura. B. Abo rireba nibo batambuka mbere. C. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu, wowe urabona igisubizo ari ikihe. Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ntacyo gihindura. Igisubizo ni A.
ntacyo gihindura. Twikomereze na 15. Mbonera kwibutsa ko nyaboneka uyu mwaka ntugomba kurangira udafite provisoire. Byibuze umwaka wa 2026 dutangirane na perime. Ariko uyu mwaka ugomba kurangira rwose ufite provisoire. Iga kora ibishoboka byose, ukora imyitozo ihagije kuri systeme twabashyiriyeho, ahantu waba uherereye hose wemerewe kuyikoresha, ariko uyu mwaka ari kurangira ufite provisoire. Kode zirahari. Ariko mbere yo kwaka kode banza witonde uhisuzume. Ejo wajya gukora wize neza. Ejo bundi wajya gukora wize neza. Nyaboneka uyu mwaka ntugusiga udafite provisoire. Kandi nabyo nkwifuriza. 15 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ibonye icyapa kikubwira iki? Mpande 3 umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango mu ibara ry'umukara. Ese ubona iki cyapa kivuga iki? A. Ni umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri. B. Ni umuhanda ugabanyijwemo ibisate bine. C. Ni inzira y'icyerekezo kimwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari iki? Ese ni A. Umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri. B. Umuhanda ugabanyijwemo ibisate bine. C. Inzira y'icyerekezo kimwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko iki cyapa kiratubwira cyangwa se kituburira yuko imbere aho turi kwerekeza hari inzira ibisikanirwamo, cyangwa se tugiye kugera mu muhanda tubisikanirwamo, cyangwa se tubisikana n'ibindi binyabiziga, aho kimwe gituruka mu maso yacu natwe tugaturuka mu maso yacyo. Muri make kimwe kiza kikureba nawe ukireba muri kubisikana, nkuko utu dufresh tumeze muri make. Twikomereze n'ikibazo cya 16. 16 iravuga ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Ese ni mu ntera ingana gute? A. Metero 100. B. Metero 75. C. 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Urabona n'isubizo ari iki? Ese ni A. Metero 100. B. Metero 75. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Urabona n'isubizo ari iki? Twandike nuko ngo hano igisubizo ni B. Metero 75. Igisubizo ni B. Ni byibura metero 75. Twikomereze na 17. 17 iravuga ngo mbona no kwibutsa ko mu ntego twihaye, mu nshingano twihaye mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya ku kizamini twiragiza Imana, twava no ku kizamini tugashimira Imana yewe yadushoboje kugera kuri uwo munsi tugihumeka umwuka w'ubuzima. Ikindi cyongero tukagerageza kwiyaturiraho ibyiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba ugiye ku kizamini cya perime, ngiye kuzana perime yanjye polisi yambikiye. Niba ugiye kuri provisoire, ngiye kuzana provisoire yanjye polisi yambikiye. Ngiye kuzana ibyangombwa byanjye polisi yambikiye. Nta kugerageza amahirwe iwacu, ahubwo tuba tugiye gukora kandi tugatsinda kubera ko twizera, kandi kubera ko tuba twanize, kubera ko tuba twanakoze. No mu kazi kawe ka buri munsi jya wizera ukore kandi bigomba kugenda neza. Ikindi cyongereho nyaboneka uyu mwaka ntugusiga udafite provisoire. Kora ibishoboka byose, system irahari, wakwiga umunsi umwe, icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi ukajya mu kizamini nta kibazo na kimwe ufite. Nyarukira kuri Google ufate abonoma ushaka, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nkufashe kugira ngo ugere ku ntego zawe. Uyu mwaka urangire dufite provisoire, byibuze umwaka ukurikiyeho tube turwana na perime. 17 iravuga ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa n'icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa n'icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ese ni icyapa giteye ku buhe buryo? A. Kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande 3 ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Urabona n'isubizo ari kihe? Ese ni A. Kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande 3 ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo ari kihe? Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni B. N'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Igisubizo ni B. N'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Twikomereze n'ikibazo cya 18. 18 iravuga ngo ibinyabiziga
biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo? A. Utarengeje metero 50. B. Utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A. Utarengeje metero 50. B. Utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo ubu utagomba kuba cyangwa se utarengeje metero 50. Igisubizo ni A. Utarengeje metero 50. Twikomereze na 19. Mbonera kwibutsa ko twabazaniye uburyo bwinshi bwagufasha kwiga kandi mu gihe gito. Uburyo bwa mbere ni ukutwandikira kuri WhatsApp tukawushyira muri groupe y'abana banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, aho uzajya ubona ibizamini byaje bikorwa ugakora n'imyitozo. Uburyo bwa kabiri ni ukoresha systeme y'ibyapa.com. Reba muri comment kandi kuri iyo link irakureza ashobora kwigira, cyangwa se unyarukire kuri Google wandikemo wa3.ibyapa.com cyangwa Inkotanyi Driving School. Nawe ujyeho wige igihe gito cyane gishoboka kugira ngo uyu mwaka urangire ufite provisoire, umwaka utaha natwe dutangirane n'ibya perime. Nabwo mu kwa mbere tube twamaze kubona ibyangombwa byacu byose byuzuye. Twikomereze na 19. 19 iravuga ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo abakomeze urugendo ahategetswe kunyurwa, hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho iyi mirimo irangirira cyangwa se inatangirira mu ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kigaragazwa cyangwa se kirangwa n'amabara akurikira. Ese kirangwa n'ahe mabara? Iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo ahategetswe kunyurwa, hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho aho imirimo irangirira n'aho itangirira mu ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Ese kirangwa n'ahe mabara? A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso w'umweru, ikirango umukara. C. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso mw'ibara ryera, ikirango mw'ibara ry'umutuku n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko umutuku, ubuso umweru, ikirango umukara. C. Umuzenguruko umutuku, ubuso mw'ibara ryera, ikirango mw'ibara ry'umutuku n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Igisubizo ni A. N'ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Twikomereze n'ikibazo cya 20 ari nacyo kibazo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kiravuga ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda mu muhanda bigomba kugira A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B niso by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A. N'umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B niso by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyose kigenda cyangwa ibinyabiziga bigenda mu muhanda bigomba kugira umuyobozi. Igisubizo ni A. Bigomba kugira umuyobozi. Amahirwe masa kuri buri wese ufite ikizami. Ndagushimiye cyane wowe warebye video, wakanze kuri subscribe, like, share, comment. Imana igumugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, kudutera inkunga. Mwarakoze cyane Imana usubirizaho mwavanye. Wowe wifuza ko twagufasha, wifuza ko duzaperime provisoire, twandikire kuri WhatsApp ni 078 021 466 cyangwa se duhamagare kuri 022 688 wowe dusengera umunsi ku munsi, wowe dusabira umugisha, wowe dusabira intsinzi, wowe dusabira kugera kure. Imana ikubire karindwi kubyo utwifuriza. WhatsApp kuri TikTok ni Inkotanyi, Instagram ni Inkotanyi, Facebook ni Inkotanyi, Twitter yo X ni Inkotanyi. Hose mugende mukore follow kugira ngo mujye mubona amasomo magufi tugenda ducishaho umunsi ku munsi. Namwe mujye mujyaho mwige kandi mwihugure
mu gihe gito. Reba muri comment kandi kuri link, ni link ya mbere irakohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwigurira mu gihe gito nawe ukagana intsinzi utiriwe uvunika. Ni karibu rero umuryango w'abatsinda, ndabakunda cyane, naho utaha mu kizamini gikurikiyeho. Muhorane Imana ndetse n'amafaranga kandi menshi.